aho kuri iki kiganiro ndabasuhuje, nitwa Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Ndabasuhuje rero, ndabashimiye. Uyu munsi umutumirwa wacu ni umuntu mwabonye ari mu bantu ba mbere, nanabigushimire Constance mu mutima ukeye, uri mu bantu ba mbere na mbere bakoze ikiganiro kuri iyi chaîne ya Gatebuke mu Kinyarwanda. Ubwo rero ndabigushimiye, ikaze nanone muri iki kiganiro. Ariko se reka twumvikane, hashize umwaka waranumira ukavuga ibyo ngibyo, chaîne yawe ikiri mu manegeka, naramenya kuvuga. Ariko ubu ntago nzahangaha nk'umutumirwa. Ibyo Mireya bewe yavuze ati nza nk'umwana mu rugo, ibyo vraiment ndabyanze. Karibu nta kibazo, uko bimeze kose, niba uje cyangwa mpagusanze n'ubundi nahagusanze wa mugani wari wanahantanze, ubwo noneho bari wowe umpa karibu. Karibu rero nanjye ndagutumiye kuri chaîne Gatebuke mu Kinyarwanda. Reka mbanze mbwira abadukurikira gukora subscribe, gukora like no gusangiza abandi iki kiganiro nimuza kugikunda, kandi mwibuke no gutanga ibitekerezo byanyu. Nkaba mbabwiye ko muri aka kanya tujye gukubitira ikinyoma ahakubuye. N'intore kandi zidakunze iki kiganiro mukora igikumwe gicuramye nta kibazo. Kabisa twebwe ntago dutinya abatavuga rumwe natwe, ahubwo tuba twishimiye ko mwanakirebye. Turabashimira cyane, muzane n'abandi benshi nabo barakura ntuza aho udukubitira ikinyama hakubuye. Ubwo rero reka dutangire. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byinshi, cyane cyane ndakeka turi mu mpera z'umwaka wa 2020. Reka ntangire nkwibariza, hari abantu bavuga ko wowe uri ariko ndakeka njye n'Imana kikwaje ati kuri umu extremiste, ntago nkeneye kugisubiza batwagisubize neza kandi ndayimana. Ndagira ngo nkubaze kuki utaba umucentriste. Njye nicyo ko nakubaza ikibazo. Umucentriste nkaba umuntu utandaraje, bya bindi bita gutandaraza, ntago nshobora. Kera nakoze acrobacy, dukora ibintu bya ekaritomani, ibintu bya ngombwa cyane n'iki, ariko burya iyo ugiye mu bintu bya justice, mu bintu by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ibyo bintu nta centre bigira. N'abantu babikora ni uko baba bashaka ahubwo kumvisha ko baba bashaka gushyigikira ukora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, baba bashaka gufasha uwica, ushimuta, ufunga abantu abazize ubusa, ukandamiza abaturage. Nicyo bimaze kuba nta centre ibamo muri injustice, ibintu byo gukandamiza, ibintu bya dictature, ibyo byose nta hagati habamo. Uravuga uti ibi ngibi simbyemeye, abantu bagira uburenganzira bwabo bwuzuye, cyangwa se dictature ikavuga iti ntabwo tubahaye. Ubwo ngubwo bigahora bimeze gutyo kugezaho abaturage ubwabo n'abantu. Kandi ngewe nibyo nemera, kuko ku isi yose ibintu byagiye bihinduka, ntabwo byagiye bihindurwa n'abanyepolitike, byagiye bihinduka biturutse mu baturage, byagiye bihinduka biturutse mu bantu rusange. Iyo urebye abantu nka Rosa Parks yari umuturage usanzwe, iyo urebye Harriet Tubman yari umuturage usanzwe, iyo urebye n'abandi benshi usanga ari abaturage basanzwe. Iyo urebye n'ubu ngubu hano mu Banyafurika, Kemi Seba ni umuntu usanzwe. Nibo bagenda bahindura ibintu bya systeme. Ibyo rero ntago ushobora guhindura systeme urimo, kandi systeme zica, systeme zikora ubugizi bwa nabi, urimo kugenda ujenjetse. Ibintu byo kujenjeka, ibintu byo gutandaraza, ibintu byo kwigira abacentriste n'uburyarya, ngewe niko nabyita. Buryo ibyo bintu ntabwo biba. Nyemereye ndabona uri muri haranira ijambo, reka mukorere inyunganizi kuri icyo kintu cy'ubucentriste, cyane cyane afite ngewe ari ikintu nshaka kongeraho. Abantu batavuga ati twebwe bakunze kuvuga ngo bafite urukundo, naho abandi nta rukundo bafite. Nkajya njye mpita mbabwira ati muzabanze mutwereke umunzani mukoresha yo kujya gupima urukundo, haba wenda mu mutima ko Gatebuke cyangwa mu mutima wanjye. Icyo nicyo kintu cya mbere nababwira. Njye bikanyibutsa ahubwo haba njye nkunze kuvuga ubwicanyi bwakozwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nubwo nabonye amaso ku maso, ubundi ntabwo nawubonye nsoma ubuhamya. Niyo mpamvu nkunze kuvuga njye nkibuka igihe bamwe babaga bahagaze
intambwe zimwe zirica abantu. Ni ibintu niboneye ndi umwana, abandi bahagaze mo hagati, ubwo wenda bari abasantriste, natwe turi icyo gihe bari batubabariyeho gatoya nk'aho ari cyatwe twakuze duhagaze aho ngaho bashungera, badafata position ngo bavuga ati mwebwe muri inzirakarengane reka tubavugire. Ni nacyo gituma njyewe nakunze kujyamo hagati, kuko kuri njyewe ntacyo naba ndushije abo bantu nabonye bahagaze barebera umuntu wica. Naba nabwira wenda abantu wenda bazatubwire batwereke yuko iyo tuvuga ko FPR yica cyangwa iyo tuvuga akarengane gakorerwa abanyarwanda batwereke ko atari ko. Icyo gihe wenda umuntu wagerageza ukamenya niba utarimo umuntu atarimo hagati. Nubwo njye ntabwo nabitindaho kuko njyewe amaraporo aba yasohotse biba byafite ku ma YouTube umuntu yabibonye, ahubwo nkabibariza ati mureke kwihisha icyo nk'ubugwari, mureke kwihisha ku marangamutima. Icyambere nta gipimo cy'amarangamutima abaho, kuko icyo umuntu yibuka nyuma y'imyaka nka 20 ni ibikorwa. Sinzi niba ari icyo wifuza kongera. Ndakubaza nanjye wari wihaye kuza kumbaza, ndakubaza ariko kuri icyo kintu uvuze nibyo, ubwo nari ndimo kongeraho ko abantu ibyo byo kubyita urukundo n'uburyarya. Hari n'ibindi bakoresha imvugo yo kuvuga ngo kutabyumva kimwe. Iyo umuntu yishwe, twese ninde muntu utabyumva kimwe cyangwa kutabibona kimwe? Nta kutabibona kimwe kubaho. Niba hishwe umuntu, ntabwo abanyarwanda ikintu bakunda kureba ni ubuhe bwoko bwishwe, ni akahe karere, ahagaze hehe muri politike, ibintu nk'ibyo. Ariko kwicwa nta kubyumva kimwe cyangwa kubyumva kimwe. Ikindi n'ibintu byo ubundi buryarya burimo muri urwo rukundo wavugaga, ni ukuvuga ngo ukuri kwanjye, ukuri kuriya, ukuri kundi, ukuri ni kumwe. Nibyo nkunda kuvuga. Niba ejo haraguye imvura nkanyagirwa, wowe ntunyagirwa, nta burenganzira ufite bwo kuvuga ngo nta mvura yaguye kubera ko utanyagiwe. Cyangwa se niba ari njye utaranyagiwe, ntabwo nshobora kuvuga ngo nta mvura yaguye kubera ko ntanyagiwe, kubera ko uwanyagiwe ari umuntu ntakunda, uwanyagiwe tudahuje ubwoko, uwanyagiwe adashyigikiye systeme, ibintu nk'ibyo. Cyangwa se niba haciyeho imodoka y'umutuku, ntabwo ari shovari iciyeho, ni imodoka. Ibyo rero kuvuga ngo ukuri kwanjye, ngo nabonye ikintu gitwaye umuntu, ngo ubwo ni shovari, ngo ni ukuri kwanjye, kandi ari imodoka y'umutuku twayibonye, ibyo ngibyo ni uburyarya bwa Kinyarwanda. Nabyo mbona ko bikoreshwa muri ibyo. Noneho bimwe navugaga noneho byo kuvuga ngo kutabibona kimwe, noneho abantu babizana mu kubana, mu bushuti personnel. Turaziranye njye nawe, tumaze imyaka myinshi cyane tuziranye, ariko nuza urimo kumbeshya, uri kumbwira abantu bishwe ugashaka kubihindura ibintu byo kubana, ntabwo nzakwemera. Ibyo ngibyo niko kubaho utajenjetse, utarimo mbese utari mpemuke ndamuke, niko nabyita. Ako kangure kera twigeze kuba tutakumva ikintu kimwe nko kwemera Imana. Icyo ni ikintu nibuka. Urugero nuko nk'icyo kintu ni ikintu wa mugani umuntu afite ukuntu yagitekereza. Twigeze kuba tutakumva ibintu kimwe, nkabona nyuma y'imyaka myinshi tukiranga tuvugana, ari ukuvuga ngo ibyo bintu bavuga wa mugani nuko ari ukuri na nubwo ari ukuri, ni fact ziba zabaye. Niba umuntu yishe umuntu, ari ikindi kintu nifuza kongeraho kindi ku mutima. Ya modoka y'umutuku wavuze, ibaza umuntu atwaye imodoka y'umutuku, ageze ahantu akubisa abantu cyangwa arabarashe, aragiye imbere, abandi abaguriye amafanta. Kuki uwo ngo waguriye fanta yumva ko agomba kuvuga ati oya urya n'umuntu mwiza, njye yanguriye fanta, kandi hari abandi yakubise cyangwa akanarasa? Noneho ugasanga ahubwo babandi yarashe babaye ibicucu babivuze, cyangwa ugiye kubavugira abaye igicucu ngo kubera yuko umuntu yaguriye fanta abandi bantu. Ntabwo ibyo bintu, niba wakoze umuntu ashobora gukora ibintu byiza nuko yakora ibintu bibi. Niyo mpamvu ibintu byose ubuzima bw'umuntu ari uguteranya. Nicyo kintu nashaka kongeraho, kuko icyo kintu nacyo cyo kuvuga ati ni umuntu ukora neza kandi byaragaragaye ko ari umuntu wishe, ni ikintu nacyo twagombye kuvugaho. Ahubwo uwo ngo bahaye fanta bashaka no kuza kuyimunigisha nyuma yaho. Niko ubundi birangira. Ngewe ikintu nkunda kubwira abantu, mukora ibyo ngibyo mwese, kuko zimukorera shitani, ntabwo byose irabyishyura, byose birishyurwa. Ni nka ntuza, nkunda gutanga urugero rwa ariya mafilime y'Abanigeria, abantu bagenda bakajya gusaba ubutunzi kwa shitani. Bikavuga iti okay, ndakugira umukire w'igitangaza, mu myaka 10
uzishyura, mu myaka 10 yashira shitani ikaza ikishyuza. Nuko nguko bimeze. Gusa hari nakandi kantu wavuze nako gakoreshwa muri izo technique, ndiye mbyita gutekinika nyine bya kinyarwanda, muri kuba hagati, bimwe byo kuba hagati. Hari amagambo wakoresheje y'umuntu nkunda cyane, Malcolm X, uvuga ngo niba tutitonze, we yavugaga itangazamakuru, ngewe mbivuga ku banyarwanda noneho bano barwanya, mbese bashaka kurwanya twebwe turwanya karengane, bashaka kuducecekesha, bashaka kutuzimisha, bashaka kutwerekana twe babandi batwita ba extremist. Okay, yego. Ngo nitutitonda ngo tuzasanga abakora ibintu bizima aribo twanga, abakora ubugome aribo dukunda. Niyo technique, iyo technique irakoreshwa cyane. Sinzi niba ushobora kuyisobanura kuko nigeze kuyibona uyivuga muri context y'abanyarwanda. Icyo gihe nari nashyizeho uburyo 10 FPR bavuga ko arya kurarisha uburabya, antuka ikoresha imanipira abantu. Reka ahangaha mitenanga nk'urugero, tuvuge ari igihe babaye babwira abantu ati tugiye kubasenyurira aho mutuye, byaranabaye basenyura abantu batuye muri Banyahe, ati turabasenyuriye. Noneho tubashyize hanze, murarwaye, abana barimo barara hanze mu mvura. Hashira nk'amezi 2 ati twubatse amazu y'akataraboneka, nubwo ari wenda wasanga ubwisanzure bafite muri ayo mazu buri hasi ubwo bafite mbere. Ubwo abantu bagatangira ngo ko mutakumenya amashingo, kucyo mutakumenya amashingo, murabona ubutegetsi bwubakiye abantu. Uburyo kini ya manipulation bibagije abantu yuko icyo kibazo nibo bakiremye, no nicyo bita gukora mu mbare ko dégradation de la situation, kwica ibintu, kuzambya gusenya ibintu. None warangiza ukaza ugashaka igisubizo, none abantu bagasigara bagukomera amashyi ngo wakoze igikorwa cyiza, kandi ahubwo ari wowe ahubwo ukosoye amakosa wakoze, ahubwo wagombye no guha indishyi abo bantu. Urwo ni urugero natanga. Ubwo ngubwo niyo mpamvu uravuga ati iyo nk'uwo nkanjye cyangwa wowe ndi kumva utakomera amashyi iyo babatahaye abaturage amazu, nk'ubwo abantu bagatangira kuvuga ati murebe n'abanzi b'igihugu ntago bazi gushima ibyiza. Oya, ntago ariko tutazi gushima ibyiza. Icyambere nizo nshingano zabo, kubakira abaturage no kubarindira umutekano. Icya kabiri, twebwe tutatuzirikana uko babanje bakazambya ibintu. Sinzi niba igisubizo kikunyuze. Ya nibyo, ni muri technique, ntabwo ikoreshwa n'ubutegetsi gusa, yakoreshwa nanone n'ababandi biyita ngo n'abasantriste bo hagati. Bagakoresha ka karimi ko kuvuga ngo abo muri leta bakora nabi, bakora ibingibi, ngo n'abangaba bakora ibingibi, bagashaka mbese kubigira nkaho ari ibintu bihwanye cyangwa ari abantu bakora ibintu bimwe. Bamwe barimo kwica, barimo gusenya, abana impinja zirimo kurara hanze zinyagirwa mu matongo, abantu barimo kwicwa n'inzara, abantu barimo gushimutwa, abantu barimo gufungwa. Noneho ugasanga umuntu yaje aravuze ngo bari ibyo bakora ngo bihwanye na babandi barimo kubirwanya, kugira ngo bangishe bamwe barimo kubirwanya. Abo ngabo nyine babandi navuga ko bajenjetse, bari ntuza mbese batandaraje. Bakunze no kongeraho ngo murebe ngo nta rukundo bafite, ngo mwibuke. Icyo nicyo kintu kiza kunangaza cyane, ngo mwibuke ngo FPR yaraje ikora gutya na gutya, ngo FPR yakoraga nabo itaragera ku butegetsi. Ngo rero ngo nukuvuga ko ngo niyo FPR yavaho ngo bari abantu ntago bazashobora gukora ubumwe bw'abanyarwanda. Noneho ahubwo ugasanga kuri cya kintu bahise bakora icyo bita extrapolation, kuvuga icyo uzakora ejo bundi ntacyo urakora. Noneho wa muntu ahubwo aracecetse kuri ka karengane ka FPR. Noneho ugasanga inyungu ni ya FPR, kwa kabone tavuga ati afite na bundi buryo buhari, bano bantu bashaka na mpinduka, bashaka kuzamera nka FPR, reka twigumane na FPR. Nge nicyo kintu naje gusanga, akaba ariyo navuze ati nge niyo navuga ati bazabangisha ababashakira neza, bakundishe abamo barakorera inabi. Ya kandi noneho babigendeshe mu bintu by'uburyarya, byo kwiyegereza, bakakuvugisha neza. Ari za technique nyinshi zikoreshwa zo kugira ngo bashake mbese nk'uko wavuze iyo extrapolation, cyangwa se no
no kuvanga ugakora ugahwanya ibintu bidahwanye. Noneho ikindi hari noneho n'abantu bagwa muri ibyo byo kuba hagati kubera ikintu cy'abanyarwanda cyo kugira isoni zirya uburozi, ukaburya kandi ubureba. Umuntu akaza agafata isahane akayisukamo acide akayiguhereza ukabirya kubera ngo muri inshuti. Ako kantu abantu bo hagati nabo barakagira, aho kugira avuga ati no ngenda avuga kandi ndavugira ku mugaragaro ibi bintu ntabwo ari byo, noneho agatangira kumva za mvugo nyine zivuga ziti bariya bagira neza ahubwo n'abantu babi, bariya bakora ibyiza n'abantu babi, bariya barwanya akarengane n'abantu babi, bariya barwanya akarengane bameze nka bariya barwanya donko nuko byihorera bariya bahari n'ubundi ntacyo batwaye. Sinzi niba izo soni waragiye uzibona wowe. ndazibona cyane. Ni kwa kundi ubona abantu bafite ipfunwe wenda byuko bavuga ati dufate nk'urugero Kabarebe cyangwa Kagame ni abantu babyiyemereye ati twarishe ahubwo ntabwo twashoboye kwica benshi. Noneho ugasanga nk'abantu batangiye kuvuga ngo hari abantu bakunda Kagame, nuvuga ko Kagame ari umwicanyi urabutonetse abo bantu, urumva ni ibintu babavugishije n'ikinyabupfura cyinshi n'akajwi keza. None Kagame ubwe ko avuga ko yiciye abantu, kuki abo bantu bamukunda batagize ipfunwe? Iyo utabyitondeye bahita bagushyiraho sinzi ukuntu bavuga culpabilité mu gifaransa, ni ipfunwe nyine bagushyiraho ikintu ngo tekereza ngo abandi bantu bakunze Kagame. Noneho ahubwo ukaba urumva iyo utabyiteguye ntago ushobora guhita tuvuga ati se kuki wowe utatekereza nk'abantu Kagame yiciye, kuki abo bantu badatekereza abantu Kagame yiciye, kuko twabivuze ko ni fact, ntago ari ibintu umuntu aba ahimbye. Ntago nkuko kandi gukunda Imana ni ibintu umuntu udashobora kubona cyo kuko ni ibitekerezo, ariko fact imvura yaguye iba yaguye, iyo yahise iba yahise, ntago mushobora nta n'ukuri kubamo, ntago ari zeru cyangwa rimwe, imvura yaguye cyangwa ntiyaguye. Kagame yisha abantu cyangwa ntiyabishe, na hagati habamo. Reka nguha agakuru kuri ibyo bintu by'ukuri k'umuntu. Hano aho dutuye ni ahantu hataba ubukonje cyane, nta neji haba ntaki. Iyo kaguye na kakandi kameze nk'ivumbi, ibintu byose birafunga, nta muntu ujya no mu muhanda, amaduka ibintu byose biba byashizeho, imigati n'amata abantu baba babiguze bavuye mu nzira. Ubwo rero nk'abantu bakora icyo gihe, tuvuge niba ukora nko kwa muganga uguma mu rugo, noneho abakoze kwa muganga bakaguma aho ngaho. Hari umuntu wigeze kwicara, ubwo ndi kuvuga abo bicaye hagati cyangwa se nabo ngabo bagira baba barimo gushuka abantu bababeshya ngo bagumemo hagati, hagati hatabaho. Noneho akavuga ngo nuko baravuga ngo uwo muntu araryama, kuko bari bavuze kuri televiziyo ko hari bugwe neje. Ariryamira aguma mu buriri n'iki, amasaha yo kujya kugaza aragera n'iki, baramuhamagara. Bamuhamagaye aravuga ngo ntabwo nshobora kukuza ku kazi rwose, ngo haguye neje, ngo n'iki. Nuko noneho ubwo mu chef nyine wari bamuhamagara avuga ati reba hanze mu idirishya. Arebye hanze asanga nta n'agakungugu kaguye. Ahita haguruka ngo reka mpite nitegura nze ku kazi vuba rwose, mbabarire n'iki, ngo nari nzi ko yaguye. Abo ngabo nabo biha kuguma amaho hagati, igihe abandi bari mu nzira yo muri izo mpinduka n'iki, bazasanga barimo guhaguruka birukanka, kandi abandi barateye intambwe yo kugenda muri uko kuri nyako. Nibyo navugaga ko ukuri ni ukuri, nta kindi. Niba haguye neje, niba itaguye ntabwo yaguye. Niba umuntu akubwiye ngo iragwa, verifia. Niba umuntu arimo kukubwira ikindi, hari akantu turimo kuzenguruka mu nyangire, nayo ni terime ikunda gukoreshwa muri icyo kintu cyo gushaka mbese kugumisha abantu hagati kugira ngo batagira icyo bavuga. Kuko baravuga ati niba wumvise umuntu uvuga systeme nabi ukayumva nawe ukabyumva, nawe urwanya ibintuza ubugizi nawe bwa nabi bwa systeme, nawe ukayirwanya, ubwo wagiye muri munyangire.
icyo kintu warakibonye cyangwa we ntabwo ukibona ko nayo ari muri za tekinike zikoreshwa? mu nyangire ntago kubyita mu nyangire, simvuga ko ari ukuyikoresha nyakuyikoresha, kwa ko ngenda umuntu ufite navuga ko nagarukira afite ubwonko bwigenga, nta muntu uraza kwishyiraho kandi n'uwamikiraho ngewe nahita mubwira ati niba umwanga n'akazi kawe ngewe mudakwirebera abantu. Niyo mpamvu nkeka ko ni gake cyane abantu babishyizeho, ni gake cyane nabambeshye, ahubwo nsubira kuri za soni zihisha uburozi. mise nibuka ko ari nk'igihe mwaba muri mu nama nk'abanyarwanda, noneho mwaba muri mu nama nk'abanyarwanda, umuntu akaza akavuga ibintu birimo n'amafuti n'ibiki byose, wenda wowe ukaba wahaguruka ukavuga ati nge ntago ntabwo ari amafuti, nge sinasobanukiwe, musobanurire neza kuki niba twagomba kujya iburyo muravuga ngo tunyure ibumoso, ukabaza ibibazo. Ndakeka ko buri munyarwanda wese yanyuze aho ngaho. Ubwo noneho wenda nk'umuntu abantu bamwe bagaceceka cyangwa abandi bakavuga ati hari uburyo ushobora kujya ibumoso kugira ngo uze kugaruka neza iburyo, byose ubwo inama ikarangira wenda ukumva ko wakoze amafuti, ukajya kubona telefone. ni ibintu nkunze kubona abanyarwanda yabaye umutuku, bavuga watuvugiye wavugaga ukuri n'ibiki byose. Nge byageze aha ngaha kuri uyu munsi umuntu wese uje kumubwira ati ntabwo ndi umuvugizi wawe, ujye ubyivugira. Noneho abo bantu uzasonuzira uburozi aho bapfira, nk'uko wenda ugera akavuga ati ngewe rero nabonye ko tujya iburyo, mfashe inzira ya bugufi mbitse njye iburyo, mwebwe mumanze mujye kunyura ibumoso muzagaruke iburyo. Ugasanga ahubwo bashaka no kubwira ati ngewe mfite umuryango mu Rwanda, ngewe mfite iki, wowe banza ujye ibumoso, wenda nawe wamenyesha ko hari FPR, banza uhajye uze kugaruka iburyo. Ugasanga ba bantu banavugaga ntibacecetse cyangwa bavuze yego, bazi ko ari wowe uzabagira ku rugamba, reka mbyite urugamba, wowe uzabagira ku rugamba. Ugasiga uvuga ati abanyarwanda kamwe bararwaye mu mutwe. Nose yo mushyigikira igitekerezo, yo muvuga ko mutabikunze, kuko ubu ngubu aho turi ni mwebwe mugomba kuhajya. Ngewe icyo kintu nagira inama abantu bameze nkanjye turi kutabivugira, mujye muhita mwikatira uburyo, mubarika aho ngaho bajya ibumoso nibo babahisemo. Ariko mbwira n'abanyarwanda ko tugomba kurinda iyo myumvire, tukajya tuvuga icyo dutekereza. Ntago ari uburi yajya kuvuga icyo umuntu atekereza, kuvuga ikibazo ntago wandi ku kibazo, ahubwo ikibazo tugira nuko dukunze kuwisha ibibazo, tugashyigikira amafuti kandi tubizi neza ko ari amafuti kugira ngo tuboneke neza. Ntago nagusubije kuri mu nyangire, ntacyo dushobora kuyisimbuka, kuko n'ubundi buryo nayibazaga nuko baba bashaka kuvuga bati niba wumvise umuntu uvuga ubwicanyi bwa Kagame nawe ukabyemera ukabuvuga, uba wagiye muri munyangire. Nibwo buryo, niyo manipulation bakoresha. Niba umuntu aguhaye information iriyo, wowe kuyemera uba wemeye munyangire, kandi iyo information n'ubundi ari information ya nyayo. Gusa urugero utanze ndarukunze rw'inzira y'iburyo n'inzira iyo y'ibumoso, nyine nayita inzira y'uburozi, yaso n'iry'uburozi, cyangwa se bwa buryarya buroga abanyarwanda, bwicisha abantu, bufatisha abantu, bya nzira ucamo ugaceceka, nta hagati, hari ibumoso hari n'iburyo. Iyo uciye aho ngaho n'ubundi icyo urahuriramo nacyo ni icyaha handi iburozi. Donc umuntu rero twese dufite guhitamo, nibyo nkunda kuvuga. Buri wese afite ubushobozi n'ububasha, cyane cyane abakurikiye iki kiganiro, cyane cyane ababa mu mahanga, bwo kwitekerereza, kuvuga ibitekerezo bye, gutabariza abantu, no kwanga ikibi kandi akacyanga ku mugaragaro. Kucyanga mu matwi urimo kunyongorera ngo biriya nanjye ndabyemera n'iki, ibyo ntacyo bimaze. ni bya bindi wari urimo kuvuga za soni zidafite n'ikintu zimaze, kandi bimwe bavuga ngo nanone warabivuze ubushize muri ribarwa riraye ngo uhishira umwanzi, uhishira umurozi akamaraho abana. Ibyo ngibyo rero ni bya bindi mvuga, wa muntu ngo kuko yaguhaye ngo fanta, cyangwa ngo ari inshuti yawe, cyangwa se muhuje ubwoko, umuntu ari mu bantu batoritiye Kizito, ariko uri mu bantu noneho barimo kuvuga ngo oya uwo muntu ntakurikiranwe, ibintu nk'ibyo. Ibyo ngibyo kuri ngewe ni bya bindi bya
wemera ibyo bamukoreye, urimo kubafasha, cyangwa se uri wa wundi n'ubundi uri kubafasha wenda urimo gutekereza kuri hagati, kandi aho hagati hatabaho ahubwo ari bya bindi byo guhishira umurozi akakumaraho abana. Reka ngubaze ikibazo ndatunagana no ku musozo. Urebye izo position haba ngenda avuga tugira, kuko nyeka ko tugira position zijya kumera kimwe zo kwamagana akarengane umuntu ativuye inyuma. Ukurikije izo position zitarimo hagati, ubona uzashobora kunga Abanyarwanda? Ijana ku ijana. Abantu bazananirwa zino position ni aba extremiste, abaheza nguni n'abajenjetse. Abaheza nguni ntago bashobora kwemera ukuri, kubera ko twebwe za position dufata zijyanye no gushyira ukuri ahagaragara, gushaka ubutabera. Nta muntu ushobora kuvuga ati ngewe nta kuri nshaka, nta butabera nshaka, situation imuriho. Ariko noneho abantu bavuga bati no system y'aba extremiste nyine yica ivangura amoko ikora ibingibi, ngewe ndayishyigikiye directement, cyangwa se ngewe ndajya hagati nyishyigikire n'ubundi. Abo ngabo uko bigenda urabibona, nuko imyaka igenda ishira, nuko ibihe bigenda bisimburana, ukuri kugenda kujya hagaragara, ukuri kugenda gutsinda. Reka nkubwire impamvu rero ngewe mbona ikindi kandi kunga Abanyarwanda. Ngewe nkunda kuvuga ko desha bino hari ibintu byatangiye byo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge mu moko. Reka nabyo mbivugeho, wari ugiye gusoza ariko nshobora kugutindira gakeya. Ibintu by'ubumwe n'ubwiyunge mu moko ngewe ntago mbyemera. Igituma ntabyemera, nta hantu na hamwe abatwa, abahutu cyangwa abatutsi bigeze bakora conference ngo bavuge ngo twebwe nk'ubwoko dufashe inzira tugiye kwica abatutsi, cyangwa tugiye kwica abatwa, cyangwa se tugiye kwica abahutu. Ibyo ntago byigeze bibaho. Ni ukuvuga rero ngewe sindimo mu bantu bishe, sindimo mu bantu batumye abantu kwica, n'abantu benshi Abanyarwanda ntabwo batumye abicanyi kujya kwica. Ibyo rero ntago abantu bagomba kwiyunga mu moko ngo ubwoko bwiyunge na buriya. Nindi umunyarwanda nshyashya, narabivuze ko ndi umunyarwanda ari nka programu, ni nko guteka umureti washyizemo igiriboze, cyangwa se gufata imboga zahagaze muri frigo ukazitekana ibirungo byiza n'amavuta n'iki, ukibwira ko uri bushobore kubirya. N'ibyo ngibyo byo kunga ngo amoko yiyunge, nabyo ni programu zo guteka umureti urimo igiriboze, kuko ntago ubwoko bugomba gufata responsabilité y'abicanyi bo muri ubwo bwoko. Ni nkuko wavuga uti fasha abazungu bose, noneho nibafate responsabilité z'ibyo abantu bo muri KKK cyangwa aba white supremacist bakora. No, ibyo ntago ari byo. Niba hari reparations zigomba kuba mu buryo buri general, okay, ibyo ngibyo bibaho. Ariko ntago bishoboka ko uvuga ngo ubwoko, ngo abahutu, ngo n'abatutsi, ngo n'abatwa, ngo nibiyunge. No, nta muhutu watumye umuhutu kwica, nta mututsi watumye umututsi kwica. Ababikoze ni abicanyi. Niba yaratumye mwene wabo w'umututsi cyangwa mwene wabo w'umuhutu, abo ngabo babikoze nibo bagomba kudusaba imbabazi twebwe biciye, tugahitamo niba tubaha imbabazi cyangwa tutazibaha. Ni twebwe abiciwe tuziyunga n'abatwiciye. Ariko ibyo kuvuga ngo ubwoko bwose nibwiyunge n'iki byose, ibyo ngibyo ni ibintu ntemera. Donc rero ngewe kunga Abanyarwanda, reka ndangize igisubizo. Kunga Abanyarwanda mbona ko ni ugushyira ukuri ahagaragara tutavanguye. Bimwe tuvuga ngo amoko on s'en fout, kuri ngewe icyo bivuga nuko niba umuntu akoze ikintu cyiza, ubwoko bwe ntacyo bumbwiye, ndabishyigikira. Niba umuntu akoze ikintu kibi, ubwoko bwe nta kintu bumbwiye, ndabyamagana. Niba umuntu yishe, ngomba gushaka justice ubwoko yaba aturukamo bwose. Niba umuntu yishwe, ngomba kumushakira justice ubwoko yaba aturukamo bwose. Amoko on s'en fout nicyo bishaka kuvuga. Ntago bivuga ko nta moko ahari, ahubwo ngewe bivuga ko nta muntu ugomba kugirirwa nabi cyangwa se guhabwa faveri cyangwa se gutoneshwa kubera ubwoko. Ubwo rero ni icyo ngicyo ngewe mbona ko ukuri n'ubutabera nibyo bintu bizunga Abanyarwanda. Reka ni munyemereye nkunganire gatoya. Icyambere ka ndakwangiye, ntabwo nshaka ko nyunganira. Ariko none ko ari ngewe uri murakira. Ngaho nyunganira. Wenda aho ikindi kintu twumva
kimwe ariko nabyo nta kibazo nge nago nanjye nsigaye mbona ko amoko atabayeho ariko se aryemewe ariko ngiye nkemera ko ayo matsinda y'abahutu n'abatwa n'abatutsi yabayeho mu kunganira nkaba navuga Nelson Mandela yaravuze ati kunga abantu ni ukujya kureba akarengane kakozwe mu mateka kuko udashobora guhindura akarengane kakozwe already kakozwe deja ahubwo ukaza mu bihe urimo ugakora reparation ko karengane ugakora ibikorwa bigabanya ingaruka ukakora ibikorwa bigabanya ingaruka z'ako karengane cyangwa bikosora ingaruka z'ako karengane akaba ariho ngewe mbwira abantu bose ko iyo utangiye kuvugira abantu uvuga ati uyu nguyu bamuhote ko ari umuhutu ukamuvugira utitaye ko ari umuhutu ahubwo umenya ko ari umuhutu nyuma cyangwa umututsi nyuma umututsi umutwa umuntu wese ugahita umuvugira kuko bahohoteye ikiremwa muntu kuri ngewe urimo urakosora ingaruka kuko zimwe mu ngaruka zabayeho zigashyira icyo mu banyarwanda nuko akarengane kagiye gakorerwa ayo matsinda amatsinda y'abahutu itsinda ry'abahutu itsinda ry'abatutsi itsinda ry'abatwa tutajya tuvuga cyane kandi nabo baragikorewe akarengane nkabona rero iyo ukosora izo ngaruka ubavugira cyangwa ukanabafasha kuko ari igihe aho bigera umuntu agafasha mba mbona ari bwo buryo bwo kunga abanyarwanda bwa nyabwo nk'uko Nelson Mandela yabivuze ubundi nkavuga ko ngewe iyo mbonye abantu ngo umuhutu yafatanya akaboko n'umututsi ngo biyunze ndavuga ati mbakomeye amashyi kuko mukosoye ubugoryi bwanyu niba mutajyaga muvugana ko mwari umuhutu ndari umututsi bakora amashyi kuko mukosoye ubugoryi bwanyu ariko mureke gupfobya ijambo ubwiyunge nanjye nuko mbibona abantu niyo bakosoye ubugoryi bwabwo ntabwo tuzababuza ariko ubwiyunge nyabwo buturuka mu gukosora akarengane kakorewe abantu nanjye numva nuko nguko uko bivuze ahubwo ntabwo nyunganira nankosoye nanjye ahubwo rero sinzi niba ari ikindi kintu wifuzaga kongeraho mbere y'uko twasoza iki kiganiro niba ntacyo nduba ntacyo reka nguhe ijambo rya nyuma wakoze cyane kunyakira rero niba nta jambo rya nyuma kandi kugira ngo nazasiga umugani mu banyarwanda ndabazi ngo ni wa mugore wagiye kwa Gatebuke agashimuta shene ye n'ibiki byose ndagira ngo nsubire mu mwanya wanjye w'umutumirwa n'umutima mwiza w'umunyarwandakazi usubize mikoro umutima ukeye washimuse ubu ngubu wasanga nta bindi biganiro bizongera kuba abantu bakajya bavuga ati ya shene yarashimuswe ukaba ubaye suspect kandi ngushimira kuba wanyakiriye mfanga gushimira kuri uyu mwanya iki kiganiro twagiranye shimira n'abazakireba nawe ubundi reka musubize ijambo nanjye ndagushimiye kuri iki kiganiro ndakeka ari na ngombwa ari na byiza ko akenshi mafite abantu b'abatumirwa ariko wowe urisanga ni mu rugo buriya kuganira n'umutumirwa ntabwo ari kimwe no kuganira n'umuntu ibiganiro nk'ibi ngibi kweshanja ibitekerezo gusa icyo wenda narangirizaho ni ukubwira abanyarwanda wenda batanatekerezaga ko kuba hagati ari ugukosa ari ukugirira nabi abakorerwa akarengane abagirirwa akarengane nimukanguke murekeraho kwikirigita mugaseka nimukanguke murekeraho kwishushanya nimukanguke murekeraho kwiyerurutsa nimukanguke mureke uburyarya nta hagati habaho mu bintu bya injustice urayirwanya cyangwa se ukayikora wabishaka utabishaka niko bimeze ibyo ngibyo mu mateka y'isi yose niko byagenze icyo nemera nuko ibintu bihinduka kubera ko abantu bahagurutse kandi bizahinduka ndabyemeza nemeza kandi ko ubwiyunge buzaba kandi ubwiyunge bwa nyabwo atari buri ubwo ngubwo nyine ngo umuhutu yafatanya akaboko n'umututsi nk'aho tudasanzwe tujya mu mariage y'abahutu n'abatutsi cyangwa se tudasanzwe tuza amafamiye asabana abahutu n'abatutsi ugasanga byabaye ibintu bya danje cyane by'ibitangaza ngo umuhutu n'umututsi bavuganye ibyo ngibyo nta kintu bivuze nta n'ahantu bikanganye nta n'ubwiyunge burimo ibyo ngibyo nyine ni kwa gutekerereza mu moko kandi twebwe amoko on s'en fout ndagushimiye rero
keretse niba ufite akandi wongeraho nanone ukongera ugashimuta. reka nshimute gato kuko hari ikintu uvuze nsanga ntakivuzeho cyane kandi tutakoresha umwanya munini. Icyo nshaka kuvuga mbwira abanyarwanda, impinduka ni iyanyu, nta muntu uzaturuka mu ijuru, na bano birirwa bikiza imbere ngo ni abanyabwenge. Twese dufite ubwenge bungana. Twabonye muri Burkina Faso, tubona muri Mali, tubona muri Sudani, tubona n'ahandi hose abaturage bahaguruka bakajya guharanira uburenganzira bwabo. Ndasaba abanyarwanda ko nimukomeza gutekereza, hashize imyaka 26 mutegereje umuntu uzaza kubabohora, mushobora gutegereza iyindi myaka 26 cyangwa nuje akaza akongera akabafata ku ngufu nk'uko Louise Uwacu yabivuze. Ndagira ngo babwire ko nimudahindura imyumvire ngo mwumve ko ubutegetsi twifuza ejo cyangwa ejo bundi ari ubutegetsi bufitiye ubwoba abaturage, ngo muhaguruke muharanire uburenganzira bwanyu, naho muzaba mumurajya. Ndagira ngo mbabwire ko bishoboka ko natwe abanyarwanda ntabwo twasubijwe inyuma n'amateka, natwe ntacyo abandi babaturusha. Muhaguruke muharanire uburenganzira bwanyu. Murakoze cyane. Nibyo, nta muntu ubohora undi, umuntu aribohora. Ndumva ari cyo wari uvuze. Buri wese rero dufatanye twibohore, tunabohorane. Nubwo bwose kubohorana ari ugufatanya kwibohora. Mbere yuko basezera, nagira ngo mbibutse ko Constance afite chaîne yitwa Ndabaga TV. Hacaho ubusesenguzi bw'ubwenge, ubusesenguzi bukenewe, ubusesenguzi twese abanyarwanda budukora ku mutima kandi budufasha. Iyo chaîne Ndabaga TV, mujyeyo mukore subscribe, mukurikira ibiganiro biriho, bizabashimisha cyane. Ubundi dukomeze dukubitira ikinyama hakubuye. Constance, sinzi niba hari icyo wongeraho kuri iyo chaîne. Ndagushimira Claude kuba wikomojeho. Nanjye nababwira ati muzaze mwibonere Ndabaga wo mu mwaka 2020 kongeraho duteganyije Imana nima ubuzima burebure. Nababwira ngo muzaze murebe umuntu wiyemeje kuba umusazi muzima, umugore uri Ndabaga, umugore utameze nk'abandi bagore ariko none namere kimwe nk'abandi bagabo. Mbahaye ikaze kuri Ndabaga TV. Cyakora ni YouTube ikubitira ikinyoma hakubuye, byo hariho n'ubusesenguzi ariko cyane gukubitira ikinyoma ahakubuye. Murakoze cyane Claude kuba wikomojeho. Sawa mwese tuzahurire kuri Ndabaga TV. Ndagushimiye rero uyu mwanya waduhaye. Nshimiye abakurikiye iki kiganiro, abafite ku manywa mwirirwe, abafite nimugoroba muramuke. Naho ubutaha abandi bifuza ibiganiro nk'ibi ngibi twibarize Rukara, namwe karibu. Ndagushimiye Constance. Iki kiganiro twari twateganyije kugikora twahuriye i Burayi mu kiganiro twari twarateguye cyagombaga ku mwaka ushize, uyu mwaka ubwo 2020 igihe turi gukorera interview, ariko nyine ntago byashobotse. Tubikoreye ahangaha, ariko igihe cyo guhura nanone tuzongera. Ndagushimiye rero kandi nkwifurije umwaka mushya muhire, n'abandi bose bakurikiye iki kiganiro. Namwe mwese mbifurije umwaka mushya muhire, umwaka w'ubutwari, umwaka wo kudahagarara hagati, umwaka wo kudatandaraza, umwaka w'urukundo, umwaka w'impinduka.